musayigwe kuko ari nta jambo Imana ivuga banga tari kigambo mukama cyayogerane kitatukirira byarabaye ntibyabaye byariwo ubate byariwo bwira uwo muntu kwegereye gamba munakurira ibintu wihane bizasohora uba kore ibintu no kwemenya bigenda bizaba bigenda gutukirira hari igihe rero Imana iceceka Katonda y'indosirika wowe ukagira ngo warayihejeje noroza mbugo wa mumara hari igihe kurindira ngo irebe ko wisubiraho Katonda rusa kurinda ariko iyo wanze kwisubiraho no kwedako ibibi byawe birakwiye ibi bibyo bita ambabwira undi muntu mbagamba umuntu murara Yerobowamu mwaramwumvise Yerobowamu mwamurira ko Yerobowamu yabaye umwami w'Abayisiraheli Yerobowamu yavugaga ab'Abayisiraheli ariko akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka yakora ebitasana mu maso ga Katonda amaze gukora ibyangwa n'amaso y'Imana yakora ebitasana mu maso ga Katonda yicisha n'abantu b'Imana nata n'abantu ba Katonda ariko ngo Imana iramubwira ngo Yerobowamu ne Katonda namugamba Yerobowamu we nzaheha inzu yawe ngenda kujya we nyumba yo nk'uko umuntu aheha amabi omuntu ngabwe ajyawo pi iryo jambo nimunyumvire ikintu Imana ivuze urira ekintu mukama cyayo mu gihe wowe utatinyuka kuvuga iryo jambo ekintu ekyo tosobora kukengango cyogera ariko Imana ibibwira Yerobowamu niye mukama nakigamba iramubwira ngo waranyangirije yagamba gwe wanyononera iwawe nawe uzahasigara uwo teri muntu agenda kusigara yo nzaguheha ngenda kujya ngenda kusena nk'uko umuntu aheha amabyi ngo muntu murebe muri Bibiliya biranditse ngo ni amabyi biraba mu Bayibuli mu ebiri ikigambo kigamba mbupi mbere uwo muntu ukwegereye gamba akurira nyawo nti mubwire ngo uzirinde ko Imana ikuvugaho ibibi ubwo we kume mukama arimo kogera ko ibintu ebibi uzirinde we kume mukama arimo kogera ikigambo kibi kubura mubo Imana ibwira umuntu ibintu bibi byagenze Katonda yogera no muntu ebintu ebibi nga kiri kitya iyo ukora ibibi oba ukora ebibi kabone nubwo utahura n'umuhanuzi ngo abikubwire tosanze nabi akugambe ku mutima w'Imana biriho ku mutima gwa Katonda kwe kiri Imana iraguhana byanze Katonda kubonerezo kirisogane iyo umuntu ari mubi omuntu babera omubi iyo umuntu akora ibyaha omuntu bakora ebibi akanga kwihana yagano kwenenya Imana imugambiriraho ibintu bibi Katonda aroboseye kandi bikazarangira ibisohoje ate nakomekereza nga bitukiriza umubwire ngo uzirinde ko Imana cyangwa mugambe we kume mukama arimo kogera nawe bintu ngasubira mubwirire ndebe wamurokore mugambe turabe mubwire tari na cyagenda uzirinde ko Imana ikuvugaho ibintu bibi kume mukama arimo kogera nawe bigambo ngasubira uzirinde we kume uzirinde we kume uzirinde we kume uzirinde we kume ijambo ribi Imana ivuze rikurwaho n'iki ikigambo kibi Katonda cyayogede kigitowe kitya umva uko Salomoni yabyanditse urira Salomoni we yakiwandika yaravuze ngo Uwiteka we yagamba mu Katonda inzu yawe ngiyi inyumba ya yino abantu bawe abantu bo nibaramuka bagucumuyeho bagushobesa bakaza imbere yawe bajye mu nyumba yo bakagushaka mu maso yawe mu maso go uzabababarira igikorwa wange bibi byawe turagushimira ko waje mu nzu y'Imana Katonda kubanga wase mu nyumba ya Katonda niba hari n'ikibi cyari kikuriho bango rine kibe kikuriko uyu munsi Imana igikuyeho mukama kijewo wakira imbabazi z'Imana ufune kisa cya Katonda amen amen Imana nayo iravuga iti Katonda nayo garanti nindamuka neje igihugu mugiga bebanga nindamuka neje igihugu ibyago nsindikite kawumpuri egwanga nkagiteza amakuba nengisindikire bisi mu munsi nkagiteza inzara nensindike ngera munsi mbitewe n'ibicumuro byanyu nsinditse ngereyo ku bibi byammwe bariko abantu nibahindukira abantu we bacuka bakareka ibibi byabo bava mu bibi byabo nzabumva ni mu ijuru ndabawulira nga ndi muguru nindangiza mbakiriza igihugu ate mmareso nywe n'eggwanga lyabwe mbaha amahoro mbawe emirembe ubu twebwe twenyine fefe kabari wano turamutse twihannye neza tubanga twenenyesa bulungi ubugande bw'abaparadizo obuganda buyinza okufuuka nga Imana yamutinda mukabonye abo bantu bembanga ndabye abantu abo igihugu kizaba amahoro eggwanga ligenda fuuka lya mirembe
mirembe umugisha w'abandi cyangwa uko umukisa gw'abantu abarara Imana nikubona mukama wabakurabi umugisha utuye akuwe mukisa yejorera igihugu bamo atasegwanga lyoberamo Imana ishimwe mukama yibasiwe hanyuma Imana ivuga neza byagenze mukama yogera burungi nga kiri kitya iyo wakoze neza oba okoze obulungi Imana irishima mukama asanyuka ikavuga ngo Pascal we nagamba pasiko ibintu ukoze ibintu byokoze binkoze ku mutima bikute ku mutima nanjye ngambiriye kugira gutya nange ngenda kukora obulungi nakugirira nya ngenda kukora bwenti iyo uri mwiza uhabwa ibyiza oba ori mulungi oweebwa ebirungi ariko iyo uri mubi oba ori mubi oweebwa ebibi gutegeka kwa kabiri abaseka baka ekyamateeka ekyokubiri igice cya 28 essura 28 umurongo wa mbere n'orunyiro lusooka haravuga ngo wali ebigambo bino wamanga nugira umwete wo kumvira Uwiteka onanyikiranga okusamba Katonda ekitiibwa n'uwo kwitondera amategeko yayo yose era n'okugobererwa n'okugondera ebiragiro bya Katonda iyi byonna migisha yose kino emikisa gyonna izakuzaho genda kujja gy'oli izakuzaho genda kujja gy'oli ninde muntu uri hano ushaka umugisha ani ali wano ng'ayagala omukisa ninde uri hano ushaka umugisha ani ali wano ng'oyagala omukisa Bibiliya gwa iravuze Katonda ngo genda wubahe bayibuli egamba Uwiteka bw'ogenda osaba Katonda ekitiibwa umugisha w'Imana omukisa uzakuzaho gwa Katonda gugenda kujja gy'oli Imana ishimwe kama yebasibwe igice cya 28 essura 28 umurongo wa 15 orugiri rwa 15 haravuze ngo ariko wali ebigambo bino wamanga ariko nutumvira Uwiteka yewe obanga tosisaamu Katonda ekitiibwa iyi mivumo yose okukola emirwa kwonna izakuzaho ebikolimo byonna bigenda kujja umurongo wa 30 olunyiri lwasatu ubwira abakobwa n'abasore wagamba abawala n'abalenzi ngo uzasaba umugeni harongora undi ogenda kusasula eri omuwala gwe wayagala omulala muwase yes uzubaka inzu ntuyibemo ogenda kusimba enyumba naye togenda gibeeramu kubera ko wasuzuguye Imana kubanga wanyooma Katonda ariko iyo wubashye Imana yewe osaamu Katonda ekitiibwa iguha ijambo rivuga ngo Katonda kuwa ekigambo ekigamba nti nzahagarara ku rugo rwawe ngenda kuyimirira ku maka ge uzakurwanya nzamurwanya anakulwanyisa nange namulwanyisa uzakwanga nzamwanga anakugaana nange ngenda mugaana kuko wakiranutse kubanga watuukirira ugakunda iby'amahoro n'oyagala eby'emirembe nanjye nzaguha amahoro nange ngenda kuwa emirembe Imana ihabwe icyubahiro kama wewe ekitiibwa ndabifuriza bene uwo mugisha era mbagaliza omukisa ogwo wa wundi Imana ivuga ngo ndawuguha pe buli mukama gwayogera omukisa ogwo ngenda kukuwa ddala turasomye muri Yesu wa 14 tusomye mu Josuwa 14 ijambo riratubwiye ngo ekigambo kitugambye nti bamusanga ku musozi baramubwira ngo ntabwo uzi icyo Uwiteka yatuvuzeho bamusanga ku rusozi ne bamugamba butumanyi mukama kye yayogera naffe ewe nawe ense naawe akabibwira umuntu w'Imana n'abigamba omuntu wa Katonda uyu ni Yosuwa ono wahamije Imana Josuwa yajulira Katonda bashumba banjye basumba bange ubu hari umuntu waba arimo yaje hano mu giterane waliyo omuntu abanga yaze wano mu lukungana ariko utabwira ngo nasengera ibiryo mu ruhame no nga tosobola mugamba asabire n'ebyokulya mu lwatu ntibishoboka nga ate ng'agamba amanyi Katonda aho yirirwa ntabwo bazi ko ari umurokore byasiiba tebamanyi mbu murokore ntabyo bazi tebakimanyi ariko iyo ku cyumweru hageze niye ku Sande we bituuka niwe muntu uza bwa mbere yambaye neza yasooka okutuuka mu kanisa ariko atuye n'aho akorera n'egyasula n'egyabeera bazi ko ari ibandi n'ingegero bamanyi mbu mubbi era mukuusa bene uwo omuntu oyo bw'atyo ntajya agira umugisha tafunanga mukisa oya Bibiliya rero yavuze ngo uyu Kalebu na Yosuwa egambe mbono Kalebu ne Joshua bari mu bantu abantu bazana iterabwoba bari mu bantu ne baleeta okutiisatiisa bwe baleeta okutiisatiisa baravuga bati Imana ntabwo izaduha kiriya gihugu ne bagamba Mukama tagenda tuwa ggwanga liri ariko Yosuwa na Kalebu ye Joshua ne Kalebu Imana yari yarababwiye kera Mukama yari yayogera nabo ko izabaha igihugu n'abagamba mugenda bawa eggwanga Kalebu liri rero yibutse ko yavuganye n'Imana Kalebu bwe yajjukira mbu yayogera ne Katonda ageze kwa Yosuwa wafashe ubutegetsi bwe yatuuka ku Joshua yari yasikira Yosuwa arabwibagirwa ntiyamumenya ne yeerabira
aramwibagirwa ntiyamumenya, namwerabira natadamumujukira. ariko mbibutsa nubwo iminsi twibagirwa wadde enaku zitwerabira, ariko ijambo Imana yavuganye natwe tugendana naryo, naye ekigambo Mukama kyayogera naffe tutambula turarana nakyo, naryo, tusula nakyo, tugendana naryo, tutambula nakyo, turya turi kumwe naryo, tulya nga tulina ekigambo kya nubwo Katonda. isi tubabaza Wadde ensi tugisa bubi, ariko icyo Imana yavuganye natwe naye kiracyahari. Mukama kyayogera naffe kikyaliwo. Imana ishimwe. Mukama yebazibwe. Yosuwa ngo aramubaza ati ariko ko ntakumenya, Joshua namubuuza mbu nze nga saakutegedde. Kaleba aramubwira ati ninkwibwira ntumenya, Kalebu namugamba mu nze ne bwekweyanjulira tugenda kuntegeera, reka nkwibwire noneho, nze kankweyanjulire. ubu wanyobewe, wanyobewe. Oneerabidde. Aha, ntabwo uzi icyo Uwiteka Tumanyi yatuvuzeho. Mukama kyogerako. Njyewe nawe Nze naawe twari ahantu twali awantu ku musozi w'i Kadeshi, ku lusozi lw'e Kadeesi. Imana itubwira ko izaduha Mukama igihugu, n'agamba amajja tuwa eggwanga. none uranyibagiwe. Naye kati oneerabidde. Ngo Yosuwa aramubwira ngo Yosuwa n'amugamba icyo gihe mu kiseera ekyo Imana ivugana natwe, Mukama ng'ayogera naffe, yarabyizeye, nze nabikkiriza. nonema ahantu hanjye, Naye kale mpa awantu wange, wamuha ahantu he, namuwa awantu we, wahabwa umugabane, namuwa omugabo gwe, kubera ko Imana nta jambo ivuga ngo kubanga Mukama talina kigambo kyogera nekitatuukirira. Imana iravuga, Mukama ayogera, Imana iravuga, Mukama ayogera, Imana iravuga, Mukama ayogera. kandi neza kandi cyane, Ate nnyo, Imana iravuga neza Mukama ayogera kandi cyane. bulungi, ate nnyo. Njyewe umunsi umwe Olunaku lumu nari mvuye guhingira Nyiramanyenzi, nali enva okulima ewa Manyenzi, yali alimira ssente ndowooza w'ebyokulya. ntashye Bwe nadda ewaka avuye gutera intabire asanga mu rwiri, nga ava okusiga ensigo n'asangamu nga teyalimye bulungi, n'amuyita akawungezi, ndamwitaba, era nange ne muyitaba. arambwira ngo wambwa we y'urutwe, Namugamba gwe mpa gwe ey'olutwe, ntabwo kuvugana n'Imana bikuyeho abagome, wadde wayogera ne Katonda tebijjaako ababi ku gwe ku ntabwo bulamu, bibakuraho, tebibajjaako. ariko imbaraga z'ijambo Imana Naye yatuvuzeho amaanyi g'ekigambo Mukama kyeyogera ku bulamu bwaffe, zikubita hasi ubwo bugome era bw'abagome. amaanyi gakuba wansi amaanyi g'ababi. Imana ishimwe. Mukama yebazibwe. birangiye Yakomekereza, ikintu cyanejeje wulira ekyansanyusa. arambwira ngo mwirukanye mu murima wanjye, Nangamba munkukobye mu nnimiro yange, arambwira ngo uragapfa urwo, nangamba ojja kufa bw'otyo, n'ikindi gihe sinkakubona. n'ekiseera ekirala siddangamu kulaba. nimugoroba njya gusenga, Kawungezi ne ngenda mu kusaba, ngeze aho dusengera, bwe natuuka gye twasabiranga, umuhanuzi aturuka mu nguni nka hariya, nabbi n'ava ng'eri emabega, aza yiruka, najja ng'adduka, arambwira ngo mva mwana wanjye, nangamba mbuwulira mwana wange, nubwo bakututse wadde bakakubabaza, baakuvumye ne bakunyiisa, nubwo bakwirukanye mu mirima wadde yabo, baakugobye mu nnimiro zaabwe, njyewe Uwiteka nijye naye waremye nze byose. Katonda nze natonda byonna. bariya bakwirukanye Abo bakugobye bazakwifuza bagenda batakikubona. kwegomba nga tebakyakulaba. nitwa Uwiteka Bampita Katonda, nkuremeye ubwawe buzima. era nze nkutondedde obulamu obulala. ubu murabona mfite ubuzima cyane gusita, Olaba alina obulamu oba anyenyezebwa? oya mfite ubuzima cyangwa ntabwo. Alina obulamu oba tabuyina? wigeze wumva nkorora, Wawulidde nga wigeze wumva nitsamura, wawulidde nga neesamula? iyi nda si yanjye nizana iminsi 2 maze hano naba nzanye ino nda. Luno olubuto ennaku 2 ndiba nga nfunye olubuto saawa eno. Ennaku 2 zemaze wano nandiba nga nfunye olubuto wano. mfite ubuzima cyangwa ntabwo? Alina obulamu oba tabulina? Alina obulamu. mfite ubuzima kuko ari nta jambo Imana Kubanga ivuga, atali kigambo Mukama kyayogera nekitatuukirira. wa muntu wanyirukanye we Oli yamugoba mu nnimiro ye, ninjye wagiye kumusabishiriza umwuzukuru, nze nagenda nga yanjula ninjye wari omuzukulu uhagarariye we. umuryango we, Nze nali nyimiriddewo nga omuzukulu nga bamwanjula. baza kunsaba umwuzukuru we, Era bajja mu maka g'ono nga basaba oba bazze kweyanjula ewuwe nga bamusaba omugole. ndangije ntanga umugeni, Nemala ne mpawa omugole. wa mukecuru akajya abaza Omukazi
umukade nabuza ariko kiriya gihungu ni icyahe icyo kivubuka cyawa kiriya gihungu ko kizi kuvuga ni icyahe icyo kivubuka nga kimanye okogera cyawa ngo mukecuru yacyari mu kake uyo mukade nga cyari mu cyedda uwo bicaranye nawe ati ariko uriya n'umuzi ko ari umwuzukuru wa Verediana namugamba tomanye mbo uyo muzukuru wa Verediana hano hepfo mwitaba se wari wansi mu kiko uriya nimwe mwitaga ndetse uyu bamuyitangani kera rero ntabwo nitwaga barakagira edda te bampitanga barakagira oya nedda iyi Imana ivuze katonda wabaye gate ihindura n'ibiriho acyusa n'ebiriwo igashyiraho ibindi nasawo n'ebirara niyo mpamvu Imana ivugana nawe tobwero katonda yogera nango uri mwara ikazahindura izina ukitwa ate mama nacyuse rinyanavuko mucyara Imana idatinya kuvugana n'imfubyi itagira ababyeyi katonda atatya kogera nemurekwa nga atari n'abasade Imana idatinya kuvugana n'umuntu ngo muzajya mu kirere katonda atatya okogera n'omuntu mbu ogojja tambula mu ppanga ate nga bakufulumisa mu nyumba ubu hano hari abantu Imana igeze kuvugira ati muzarya muhage wano waliwo abantu mukama beyagamba mujja kulya mukutte wareba iwanyu muri Nyaruguru olabe wamwe enguru wareba iwanyu mu Ruhengeri olabe wamwe eye Ruhengeri wareba iwanyu Butare olabe wamwe Butare wareba iwanyu Igitarama olabe wamwe Igitarama ibiryo ukibaza se nzaraba banange njya kurya akemere naki ariko Imana ikabona inaha barahinze ne mukama narabambo wendo barima ukavuga ati nzakujyana ujye urya mukama nagamba mujja kutwara olye n'ebyennyanja nibwo uzamenya ko ndi Imana ivuga ojja tegeera mbu nze katonda abantu yogera benshi bo ntibajya bamenya ko Imana yasohoje icyo yavuganye abantu bangi tebategeera mbu mukama yatuukiriza kyeyogera naawe mvuga ko mukecuru ahise avuga wulira mukadde bwe yayogera yaravuze yagamba nti ngo ni cya kindi se twitaga rutwe yagamba kyekiri kye twayitanga rutwe jewe kera nitwaga Majyanja edda bampitanga oyo rutwe rutwe niyo yari amazina yanjye ge gaali amanyage ariko kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo katonda rihere atari kigambo kyogera nekitatuukirira uyu munsi nitwa Barakagira rero bampita barakagira Pascal umugabo wa Korodina omusajja wa Korodina ise w'abana era taata w'abaana umukozi w'Imana kubira mukama engalo z'amanyi muri ngeri ari yesu nta jambo Imana ivuga kubanga ngo igihe ikigambo mukama kyayogera nekitatuukirira mumbwira ngo wihangayike Imana mugamba mbu totya mukama waali arangije dusoje gutanga umugeni era bwe yakomekereza nga amaze okuwayo omuwala arambwira ngo Bikira Mariya nyiri muhoza n'amagamba banange Bikira Mariya nanyini kisa amubwira nti mukecuru aho mugamba mukadde okyaliyo ahita ambwira namugamba ngo mwana wange naye abakecuru mwana wange nze sikyalaba bulungi oba byabakadde uri rutwe gokyali lutwe gwe lutwe bwe nali manye abantu batuzi cya gihe abantu batumanyi luli ariko ubu naye kati ijambo ry'Imana ryahinduye ibintu ekigambo kyakyusa ebintu abantu batuzi cya gihe abantu batumanyi luli ndamubwira nti ndiwe ariko byarahindutse nemugamba naye byakyuka kati bampita bwentwe umwana wange nta kintu mpaye se niyo ngamba mwana wange tolina kyompadde rero namenye ubwenge kati nafuna amagezi nyakorera baryamye nsikolera nga ayabo beebase bayaguramo ihene n'inka sente n'inkwavu mu bazigulamu cyaro ente n'embuzi mu kyaro nanjye yongeye mu cyaro mvunjisha ibiceri nange bwe ngenda mu kyaro nvungisa ebikoyini ngewe ndabashyira hanjye nabuze aho nyajya nze mbatwala esente zange na bulwazi bwe nzitwala mwigize n'ibi Bintu kuko bihe. uvuye mu mujyi kubanga ng'ovudde mu kibuga kuba mu mujyi se ni ukubasesa abayore okubeera mu kibuga kitegeeza mbu nze Kuba peyo kujya- byonna wowe ebyange waje Kampala gushaka imitwaro yo kujya kunyanyagiza iwanyu nze bwe wajje kampala okujja kusasanya sente zakuwaaye wamu Bibiliya ivuga ko nubura ubwenge izakwiba bayibuli egamba mbu wonaabulwa amagezi mukama genda ndangije ngora mu mufuka nari nsigaranye ibiceri nka 400 nenkwata musawo nali nsigazaamu ekoyini Yorera rimwe ndamuhereza. nembisitula byonna Nakira mukecuru. negamba kwata mukadde cyecuru arayafata mukadde n'azikwata sente ati Bikira Mariya y'umubyeyi akumpera umugisha nagamba Bikira Mariya omusadde akumpeera omukisa ndagenda neŋŋenda nyabutse inyuma bwe natunula emabega nsanga aracyafite bwa bugome bwa kera nendaba nga kyali n'obusungu bw'edda nagamba era natandika omukulimira ndahindukira nekyuka niko mukecuru ni njyewe uri muvuma nengamba mukadde nze gwe gwovuma bwoti umwana wa ngomba barira naye mwana wange nsonyiwa era abakadde ebyo abakadde nsonyiwa amafaranga yari akiyapfumbase sente yali akyazirina ni mpano ibiceri byanjye Nagamba, ngoma y'abakecuru pa sente zange, Mpereza nanga. hano, mwambura ibiceri byanjye ngoma nemutyako sente y'abakecuru zange sigaza ebyabakadde ebyo ndigende neŋŋenda negendera
ko nta mugisha ndi bumukure kubanga ndarisigenda mujya ko mukisa mbwira umuntu kwegereye ngo Imana gamba buriranye mu Katonda wabukiriza teri ikigambo cyayogera ngo rihere nekitatukirira katse nosoreza aho ngaho kambe ngakomekereza umwanya nuza kuboneka akadewe kanarabika turaza kuganira tujya durase kudamo tunyumye era tusabe mbwira ngo nta jambo Imana inze ivuga bagamba mutera ikigambo mukama cyogera nekitatukirira umunsi umwe Imana yigeze mbwira amagambo akomeye urunaku rumwe mukama yangambe ibigambo by'amanyi umunsunikira umugabo igare ahantu haterera nga ndimo kusindikira omusajja egari awantu nga wali akasozi yikubita hasi ningwa wone tugwa negare arambwira ngo igare ryanjye rirakuruta ijana nangamba mbo egare yange kusinga 10 ku kinacyo ankubita umuhini wo mu gati hano mu mugongo nankuba omuti wano mu mugongo arambwira ngo nzarikoresha yose uzayanyira nangamba mbo sente zengendo ko segari zonoga nimugoroba ndazinziza bagiye gusenga kaungezi we nagenda kusaba Imana irongera arambwira ngo inkoni Katonda bakubitiye ku igare nangamba ndazizi omugo bakubide ku gari nazira nagurabye Uwiteka ndira Yesu nzija Katonda muhita sigenda kuwe gari ahubwo jyewe nguhaye indege wabura kuwadde enyonyi kandi ngutembereje isi ate nkutambuza isensi hari igihe agahinda abantu badutera wabura enyike abantu gye kava mu batuteekamu munezero wo kunezezwa n'Imana enyike gye batuteekako Ntegereza ibyo kyalivaamu bintu. ogesanya omukama gyagenda tuwa ntegereza ibyo bintu nennindirira ebintu ebyo uyu munsi wa none tuvugana saawa eno bwenjogera n'igare sinzi kuritwara egaale simanyi givuga ariko za ndege naye enyonyi nizo nkorera nze zenkolera jyewe nkorera indege nze nkola ku kisawe ky'ennyonyi nkora ku ndege nk'uko ukora ku modoka nkola ku nnyonyi nga bw'okola ku moroka nta nawe muntu kujya mu ndege nyine biragusaba ko mbanza kuguha icyangombwa era nze kikwishyuza okuyingira mu nnyonyi nsooka kuwa ekipapula ekikuyingiza mu mu nnyonyi magambo make ntawe ukijya kwa data ntamujyanye era teri muntu akyagenda eri mu bbanga nga simututte kubera ko ari nta jambo Imana ivuga kubanga teri kigambo mukama kyayogera mbwira umuntu ukwegereye ngo izere gamba muntu okukkiriza oyo kigenda tuukirira bizasohora bigenda kutuukirira bagira ngo dusenge kugenda kusaba abantu ubwoba bwabishe abantu banino kya ubuzima Mana mbeera katonda ino Uganda iradutamye ene uganda etutamye ibyo murimo nibi biki bye mulimu uratekereza ko Imana yakuzanye ari injiji olowooza katonda yakuleta wano musiru uzi ko Imana yatanga ingabo nyinshi zigapfa katonda ayinza okuzwaya ejje lingi ne lifa ariko ukabaho gwe n'obeerawo ndatangaje ngo nimubeho nze ndangiridde mbu mubeerewo kuko ari nta jambo Imana ivuga kubanga teri kigambo mukama kyogera ne kitatuukirira mu kanya harakomeza n'ibindi era mu maaso tugenda maaso n'ebirala biza kukwereka ko ari nta jambo Imana ebigenda ivuga kulaga mbu teri katonda kyayogera ne gusa kitatuukirira dufite n'abantu biganye Imana tulina abalala abaakopa katonda wabibyumva cyangwa wabibona ukagira ngo ni Imana mwavuga oba obiwulidde n'olowooza mbu katonda ariko yayogedde abaye ari Imana koko nesinga katonda ddala bizasohora bigenda kutuukirira bizasohora bigenda kutuukirira nabwirwa n'iki ko navuganye n'Imana nategeera ntya nti nayogedde ne katonda igihe cyose ekiseera kyonna nakiri imvugo y'Imana bebanga nnyaniriza enjogera ya katonda imbwira ibyiza nanjye nga ndi katonda mwiza ngamba birungi ate nange nga ndi mulungi uba uvuganye nayo oba oyogedde ne urambwira katonda ukuntu umuntu yaraye mu kabari omuntu yasuze mu bbaala umuntu yaraye asambana omuntu yasuze ng'ayenda umuntu yamaze abagore n'abagabo omuntu b'abandi yamala abakyala n'abaami yarangiza babende ngo yagiye gusenga ate n'amala n'agamba munagenda aho kusaba kubona ibyaha bye mu kifo ky'okulaba ebibi barabona umugisha ne n'imodoka balaba emikisa n'emoroka ubwo si ubujura bagira ngo babwirishe obusiibu bwe kumubeshya tebaagala muppa kwe rero ibintu byose uzi byiza ebi mukama arabe ebintu byonna ebirungi byonna umuhanuzi yakubwiye ariko ufite ibyaha olabe ebintu byonna bye wabuulirwa nta nati na naye kimwe ng'olina ebibi kizasohora terikigenda okutuukirira ku ebyo kwari era ukugusheshenga baakulimba bulimbi kuko bibiri iravuga ngo nzabasheshengesha kubashuka era bayibuli egamba mu nze nja balimbalimba ariko ikintu cyose wavuganye n'Imana naye mu bihe ekintu kyonna byiza, kyewayogera ne katonda ng'oli mu biseera ebirungi iyo n'Imana mwavuganye wayogera awo ne katonda kizasohora kigenda kutuukirira inzozi warose uri mu bihe ebirooto byiza bye waloota ng'oli mu biseera iyo ebirungi n'Imana mwavuganye katonda wayogera naye zizasohora bigenda kutuukirira ijambo ryiza wasomye ekigambo ekirungi kyonna kye iyo wasoma n'Imana mwavuganye katonda wayogera naye bizasohora bigenda kutuukirira n'ibindi n'ibindi n'ebirala n'ibindi n'ebirala n'ebirala Imana ibaha umugisha mukama bawa omukisa mukomeze mugire amahoro mubeere n'emirembe ukuboko kwiza kw'Imana kubane mukono namwe mulungi gwa katonda gubeere mu izina rya Yesu mu linnya lya yesu amen amen